Noheli nziza n'umwaka mushyashya kuri mwese, murakaza neza kuri Nene Rwanda. Nk'ibisanzwe nurangiza ino video ukumva urayikunze ukabona ikintu kimwe cyatubiri wakunze, muze kwilikinga cyangwa uyisharinge cyangwa usige commentaire y'ukuntu wowe uri kubube wabyumvisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri sujet by'umwihariko iri bushimishe abantu b'abahungu. Nishaka nibashimishe ariko muirebe kuko uraza kukiramo akantu gake ukuramo. Kuko mwebonye ku mutwe w'iyi video rero tugiye kuganira kuri ibintu nakwita hint cyangwa akantu kagasinye, akantu kazakwereka yuko umukobwa uri gutereta atakwitayeho, yuko umukobwa uri gutereta atagushaka ariko ari gushaka kuba polite, ari gushaka kugukatira mu buryo bworoshye bwa polepole. Ikintu cya mbere kizabikwereka rero nuko uzajya ubona akubwira ijambo rimwe, hahandi uganiriza umuntu ukabona ajya asubiza icyo umubajije gusa. Uri hehe? Ndi mu rugo. Bikarangira bonjour bonjour. Wariye? Yego. Urumva mbese icyo umusubije, icyo umubajije nicyo gusubiza. Ntago akubaza ngo okay bite, umubaze bite ni byiza kwe ngo wowe amakuru cyangwa kubeta umunsi wanjye wagenze gute, cyangwa oya akubaza agusubiza gusa icyo umubajije bikabaniye. Impamvu iki ngiki ari ngombwa kucyitaho ni ukubera ko ntashatse kugeneraliza cyangwa abantu bose mbashyire mu kabox kamwe. Akenshi usanga abagore, abakobwa turi abantu dukunda inkuru, turi abantu dukunda kuvuga, usanga tunitotomba ko mukaba wanjye arajya avuga cyangwa boyfriend wanjye aritonda nagajya nganiriza, ntagaze kuvuga inkuru, nagaze kuvuga iki. Rero nubona umukobwa ukabona ntago ari interese kujya agutera inkuru cyangwa kubaza inkuru, ni ukuvuga kabisa yuko wayobye. Icya kabiri ni uko uzabona ari gusubizayo nyuma ibintu cyangwa atari kudesida. Urugero ni ukubona umubaza ngo ese tuzabonana ryari, cyangwa tuzasohokana ryari, cyangwa tuzakora iki n'iki ryari, akubwira ati uretse nzakubwira. Ugategereza icyumweru bibiri, ibyumweru bingahe, ukazongera ukamubaza akakubwira ati narimaze iminsi ndi mu bintu byinshi ariko nzakubwira. Mu by'ukuri iyo umukobwa ashaka ikintu ntago yirirwa ategereza kuko turanashyuha kenshi. Rero ntago numva, twibuke ko ibintu mba ndi kuvuga ari ukuntu mbyemba mbyumva uko mbibona, ntago aba ari itegeko, ntago mpagarariye abakobwa bose. Nawe mukobwa uri burebe ino video ukabona hari ikintu navuze utemeranya nanjye, ni karibu commentaire nicyo zibereyeho, wowe wandike uko bibona. So kuri njyewe niba nshaka ikintu ntago namara ukwezi narabuze umwanya wo gukora icyo kintu, ntago namara ibyumweru bibiri narabuze umwanya wo gukora icyo kintu. Niba ari ikintu koko nshaka ndi yaranja muri agenda yanjye nkabona uko ngishyiramo. Rero niba waransabye rendezvous ukabona amaze icyo gihe cyose ntabwo ati uretse nzakubwira, bivuze yuko ndi mu nzira yo kukubwira no. Niba uzi ubwenge rero uhita wumva icyo nshatse kukubwira. Impamvu nakoze ino video ni ukugira ngo tureke gutakaza umwanya, ni ukugira ngo mfashe abahungu kureka gutakaza umwanya. Hari igihe umuhungu ageze akaba ati naramuterese igihe kinini, kandi nyamara wateretaga ibintu bitazagira aho bigera kuko umuntu yagukatiraga bucece. Umuntu ari kugukatira bucece ariko wowe ntubibone, ugakomeza ukamwizirikaho. Ikindi rero ni ikintu abantu umukobwa akubwira ugaseka bigahita birangira, ukagira ngo ari kwivugira cyangwa ari kwishishisha. Ni icyo umukobwa yagushize muri friend zone. Niba ufite courage yo gukomeza gushwana ko kubirwanira ngo uzamwemeze ngo akuvane muri friend zone, nakubwira courage. Ariko niba ufite igihe gito udashaka gutakaza, umukobwa nazakubwira ati rikomeza nka musaza wanjye, ngufata nk'inshuti yanjye, uri bestie wanjye, aba yamaze gushira muri friend zone. Rero ngewe nakugira inama yuko wiciraho. Ikindi kintu rero gikomeye cyane ni igihe umukobwa yica gahunda mufitanye hejuru kuba yayishe ntiyi excuse. Ni ukuvuga iki? Twumvikanye yuko turi bujye gufata dine cyangwa turi bujye kureba filime cyangwa turi bujye gukora iki, sinzi icyo mushaka kujya gukora, mukaba muri bugikore tuvuge saa saba. Hanyuma saa saba zikagira umukobwa ntahagere, saa saba n'igice zikagera umukobwa atarakwandikira ngo akubwira ati sorry ndaza gukererwa, cyangwa sorry nakererewe ndi mu nzira ameze gute. Uzamenye yuko ito deja yarangije kwereka ko nta gaciro agufitiye, kuko umwanya wawe nta gaciro yaguhaye. Gukererwa bibaho, mva
njyewe ndi na chefute n'abantu bakererwa mu bantu bakererwa ndimo ariko niba dufitanye gahunda nkanzi ko ndi bukererwe ndakwandikira nkakubwira ati sorry I'm running late ariko ndi mu nzira ndaza kuhagera mu minota nk'ini ariko niba nacecetse noneho hejuru ya byose hari umuhungu muba mufitanye gahunda ukabona umukobwa ntagaje ntago yexcuse warangiza ukagira courage yo kongera ugafata telefone yawe ku mayinite yawe n'umuriro wawe washyizemo na telefone wiguriye ku mafaranga yawe ugahamagara wa mukobwa okay iryo kosa ndakwinjiza n'uba uri kureba no video ntuzongere kurikora ngo wiyandagaze aba ari nawe none wongere umamagare alo none se ko twe dufitanye gahunda nkaba nagutegereje nkaba nakubuze uko nagumye nkagutegereza isaha yose none nanuka utigeze umamagara oya kuko ageze ko yagusuzuguye none nongejeho nawe bwawe kwisuzugura no kwisuzuguza so tuvuge no à la violence icyo kintu kizakwereka yuko umukobwa atakwitayeho cyangwa uri gutakaza umwanya wawe n'igihe uzasanga umukobwa atajya akuvugisha atajya akora intambwe ya mbere yo kwengeginga nawe usibye igihe gushakaho ikintu mu yandi magambo ni ukuvuga iki ni wowe uhora umuhamagara ni wowe uhora umwandikira message ukamuhamagara uyu munsi telefone nayitabe akazaguhamagara se nk'iminsi 2 cyangwa 3 ukamwandikira message ukabona amaze nk'iminsi ngaye atayisubiza wajya kurira kuri statut ya WhatsApp ukabona umukobwa yapostinze amakoti yashyizeho amafoto ibiki n'ibiki wareba Instagram ye ukabona stories ze ziriho arimo gupostinga amafoto kandi wowe ufite message yawe ubona ko atasubije habwirwa benshi akumva beneyo nizire ko wumvishe icyo kintu cyo kivuze yuko nta mwanya afite wo gutakaza nawe so nushaka urebera ahandi none hejuru y'ibyo ugasanga niba akeneye ikintu arakwandikira niba tuvuge ashaka kumuzanira iki tuvuge kujya muzanira ibiryo igihe ashonje kakubwiye itesi ya numvaga nshonje nawe ukatuvuga uti oh urashonje sha uretse narindi hafi ya restaurant iyi muzanira ibiryo natiye urumva yari yapimiranyije yarabizi ko nakubwira yuko ashonje uri ugira icyo ubikora hari nuba director akubwira ati ko nyene amafaranga sengo yo kugura mituyu nawe ukaza ngo ukamugurira mituyu izarinda irangira ataguhamagayemo atakoreraho message bese uri kumugura mituyu ari bukoreshe ahamagara undi muhungu we akunda yandikira message undi muhungu akunda yishyirishwa amafoto meza ayohereza undi muhungu wakunda ubwo rero uri gusponsoringa undi muhungu utabizi so ikindi rero ari nacyo cyanyuma kuri uru rutonde nari nakoze uyu munsi ni igihe ubona umukobwa yirinda uko ashoboye kose kuba mwakwiriye turuva ahantu ari wowe nawe gusa ni ukuvuga iki ashobora kwirinda ko aba ari wowe nawe gusa cyangwa igihe cyose ushaka kumwegera ukabona ahora ashaka gushira distance hagati yanyu ni ukuvuga ko aba atari comfortable ko uba uri hafi so ni byiza kujya wiga body language ngira ngo ari individual nari narabivuzemo iyo utazi umuntu iyo ukiri kumwiga cyangwa iyo uri kumutereta ujye witondera urebe body language urebe imyitwarire kuko ivuga byinshi kurusha akanwa ke rero niba umukobwa muri kugendana tuvuge mugiye ahantu ukabona buri gihe uri kumwegera ari kwegera iruhande cyangwa niba ushaka kumukoraho ibitugu byakora no akahita yegeraho washaka kumufata ukatubona agize gutya so ni ukuvuga ngo ida ntabwo araba comfortable cyane ku buryo yumva ko ari nta kibazo ko wamwegera cyangwa se ntago gushaka tu simple mu kumutera icyo ugazi uri kumucura umwuka igihe yumva ashaka ko hagomba guhora hariho distance hagati yanyu cyangwa se igihe cyose umuhaye date umubwiye ikintu ushaka ko muza gukora ukayakubona ukabona buri gihe ahora azana ngo murumuna we ngo mushuti we ngo kanaka urumva buri gihe abagira ngo gusa mutaza kwire tuva muri tete mwembi
cyane cyane ko noneho niba akunda no kuzana abandi bakobwa bashuti be abashaka gusa iki kugukora ibyinyo ashaka gusa nyine akurya amafaranga kuko nta kindi kizima gushakaho nyine ni kugupondera n'ibyo. Ndumva ibyo ngibyo ari byo nari natekereje uyu munsi. Niba hari ikintu nibagiwe kuvuga byandike muri message kuko ntago nzi ibintu byose ntabwo mpagararira abakobwa benshi. Ibyo mba navuze hano aba ari nka experience yanjye gusa njyewe nkanjye ku giti cyanjye. Niba warebye na video kugeza hano rero ndagushimiye cyane, ni iby'agaciro. Like, subscribe, share, nawe utaha. Ciao ciao.